Dukomeje kurebera hamwe ubuhinzi bw'ibishyimbo puruto, uburyo ibishyimbo ushobora kwita ku gishyimbo kimwe wahinze mu mwobo ukaba wabona umusaruro uhagije. Ngira ngo wenda turabona disitanse iri hagati y'iki gishyimbo n'ikindi. Iki ni igishyimbo kimwe. Uramutse urebye iki ni igishyimbo kimwe cy'umushingiriro, hari ababyita ibishyimbo by'umushingiriro, sinzi n'ahandi buri gace kagiye gafite uburyo babyita, ariko duhereye aha ngaha hasi aha, duhereye aha hasi aha, twese turabona ko iki ni igishyimbo kimwe. Iki ni igishyimbo kimwe, ukakibona ukuntu cyagiye kibyara kikagera hejuru, urabona uko kimeze. Ngira ngo urabona ko byatangiye gutera ururabo. Iki ni igishyimbo kimwe kiri ku giti kingana gitya. Reka turebe hirya aha ngaha. Hirya aha nubwo wenda uyu muhinzi yashyizemo uduti dutoya ariko dusanze ari kongeramo ibiti, ngira ngo turabona hejuru uburyo igishyimbo kirimo gikura. Turagira ngo turebere hamwe turebe ese iki giti gifite ibishyimbo bingahe. Ikigaragara nacyo gifite ni ibishyimbo bibiri. Iki giti ni ibishyimbo bibiri, bigaragaza ko ushobora gukora ubuhinzi bw'ibishyimbo ukabukora neza mu buryo bugezweho, wateje ifumbire y'imborera, imvaruganda, aho bibaye ngombwa ugashyiramo na dapu puruto, ugashyiramo n'ishwagara bijyanye n'ubutaka, ubusharire bwabwo, kandi ubona umusaruro uhagije. Iki ni igiti kimwe, ngira ngo turabona hejuru uburyo kirimo kiraba, kandi ni igiti kimwe. Ni ukuvuga ngo rero aha ngaha tubonye yuko ari iki? Ari ibishyimbo bibiri. Ni ibishyimbo bibiri hano, ariko ibi bishyimbo bibiri tuzanarebera hamwe nitugaruka, wenda tuzagaruka bimaze kuba imiteja, turebe ngo ibi bishyimbo byagira umusaruro ungana iki. Ngira ngo iyo urebye uyu muhinzi uburyo yahinze ubuhinzi bwiwe, ni ibishyimbo bitagaranye pe bishoboka. Ni ibishyimbo birimo umwanya uhagije ku buryo umuyaga ugeramo, izuba rigeramo, mbese bya bindi byo kuba ibihuru ntabwo bishoboka muri uyu murima w'uyu muhinzi. Kandi ikigaragara ni uko n'isuku irimo ntabwo biraye, mbese abyitaho bishoboka. Niyo mpamvu nawe abona umusaruro. Ngira ngo ibi ni ibishyimbo bibiri nabyo, ngira ngo urabibona nabyo uburyo bizamukamo, uburyo igishyimbo kizamuka pe kabisa, kikagera hejuru ubona ari igishyimbo gishimishije. Murakoze kubana natwe, komeza ukurikire day to day kugira ngo turebere hamwe icyaduteza imbere mu buhinzi.